Muraho neza, twongeye tubasuhuze, reka twongere dushimire Imana yongeye kutuma tugeze aka kanya tugihumeka umwuka w'abazima. Imana ishimwe, yakoze ibikomeye natwe turishima, ntabwo twabura kuyishimira. Niyo mpamvu uyu munsi twabazaniye ikimera. Iki kimera murakireba, muri kukibona neza uko giteye, gifite utubabi duto cyane tumeze nk'umuceri, kigira urushyi rw'akabo, urushyi rurerure, rwa rushyi rukagiraho utundi dushami duto duto, twa dushami duto duto natwo tukagira utundi tubabi duto. Ubundi hari indirimbo bajya baririmba ngo hari igiti cyiza cyane, igiti mu rwobo, agashami ku giti, agashami ku gashami. Ni iki rero baba bavuga, ni iki urabona ko gifite utuntu tw'uduhwa duto dutoya twegereye amashami. Iki kimera rero nacyo Imana yarakiremye igihereza ubudahangarwa, igiha n'ubwirinzi, ubwirinzi gikoresha. Ubundi iki kimera bacyita umufatangwe, uri kukibona uko kiba kimeze, cyitwa umufatangwe. Umufatangwe rero urumva nawe ikimera gifata ingwe, kuba cyitwa igifata ingwe urumva bishatse kuvuga iki se? Bifite ubusobanuro bwabyo. Urabona imbuto kera uko ziba zimeze, izi mbuto zacyo ziruma, wazifata ukongera ukazitera zikamera, ariko zikaba zivamo n'umuti. Izi mbuto zivamo umuti, ndetse n'aya mababi agira umuti. Imizi yacyo nayo hari imiti ivamo. Aha ngaha rero ntago turajya mu bintu byinshi, iki kimera turacyibandaho cyane cyane tugaragaza imbaraga Imana yagihaye n'ubushobozi Imana yagihaye. Urabona aha ngaha aho cyamaze kuva, amababi aruma akavaho, ibindi bikuma, ariko kikanakomeza, ibishaje biruma bigasaza, ariko kigakomeza kikagira imbaraga. Ngira ngo urabona ko harimo n'agakoko karimo hari hagati, sinzi niba witegereje neza uri kukabona. Ngako, yego ngako kari guhiga. Ariko ahangaha ni ikimera cyitwa umufatangwe. Umufatangwe sinzi niba namwe muwuzi cyangwa se niba ari ubwa mbere ubonye iki kimera. Umufatangwe natangiye mbereka amababi yacyo, ubwo turakomeza tukireba uko kimeze. Ahantu bagiteye akenshi kera bakundaga kugikoresha bakora uruzitiro, bakagikora uruzitiro barangiza bakagiteraho. Icyo gihe nta mwanzi washoboraga gucamo, cyangwa se aho cyamaze gukora urukuta nta muntu wamenamo, ntago wabasha gutambuka. Urumva ikintu gifata ingwe cyangwa se n'imbwa ntiyabasha kunyuramo, uretse n'ingwe n'imbwa ntiyanyuramo, uretse n'imbwa n'injangwe ntiyanyuramo. Bisaba ko bijya kwihisha hahandi hasi. Ikintu cyose gifite ubwoya ntago cyanyuramo. Ku muntu we byo aba ari ibindi gihita kigucakira kikakugweza ku buryo utatera intambwe. Niyo mpamvu bakise umufatangwe. Abanyarwanda bari bazi guhereza ikintu izina bigeranyije n'ibyo gikora, bakagiha izina bagendeye ku byo gikora, ubushobozi gifite n'imbaraga Imana yagihaye. Iki rero bagihaye izina ry'umufatangwe. Uyu mufatangwe rero ni igiti cyiza cyane. Urumva igiti bagiraga murindarugo, bakagishyira ku rugo kugira ngo kirufate, rukomere, kirurinde, hatagira umuntu uzabasha kwinjira muri urwo rugo, arumene aciye ahatarabugenewe. Urumva baragitinya, ndetse n'uyu munota niko bimeze, kiratinyitse. Ni ikimera ahantu hose ukibonye uhita umenya ko aho hantu hari uruzitiro. Byanze bikunze kiba kiri ahantu hari uruzitiro, nibo baba baragiteye. Ni ikimera rero, ni ikimera Imana yahaye imbaraga, igiha ubushobozi, igiha kubasha gukora ibitangaza. Iki kimera rero ubwo tubonye amahirwe yo kukibona, tukaba twagiye muri nateri tubashije kukigeraho, ntabwo turababwira ibintu byinshi. Icy'ingenzi ni uko mukibona, mukakireba, mukacyitegereza, ukamenya ko gifite ubudahangarwa
ndetse n'imbaraga zikomeye. Aha rero iki kimera tukigarukaho turi kuvuga cyane cyane ku bagabo. Tuvuga ku bagabo, iyo tuvuze abagabo hari icyo uhita wumva. Abagabo hari igihe usanga umugabo atakigira imbaraga, ugasanga umubiri we ntubasha gukomera, ntubasha gutunganya ibyo wagenewe nk'umugabo, ugasanga umudamu waramukoraho ugasanga wapi, ugasanga ahubwo aringinga byanze. Ariko twifashishije ikimera hari uburyo tugitunganya, tugatunganya umuti wacyo tukivanze n'ibindi ugasanga ibintu bimeze neza. Ugasanga ntabwo uwo mwashakanye ari kwivovota, ugasanga ntabwo ari kuvuga ati umugabo umenya yaba yagiye ahandi hantu, ugasanga avuga ati kabisa ahangaha ni sawa. Iki kimera rero turacyifasha tukagukorera umuti uguhereza imbaraga mu buriri, ndetse tukivanze n'ibindi bimera nka 3, warangiza ugakira burundu. Ubundi iyo tuvuga ku ndwara z'abagabo zituma baba impuisa, nituvuga impuisa cyangwa se kuba adafite imbaraga z'umugabo, adafite kubasha gutunganya imirimo y'abashakanye, ahandi yo mu cyumba cy'ibanga, ahangaha hari ibintu bigeze muri 5 bishobora gutera ibyo bibazo. Ubwo rero iyo utugannye cyangwa ukatwandikira muri komenti, ngira ngo benshi usanga baba batwandikiye batubaza ati ese ko ngiye bimeze gutya nakora iki, ngiye ko bimeze bitya nakora iki. Niyo mpamvu iyo tugusubiza uzi ko abenshi baraduhamagara tukababwira uko babona umuti, cyangwa se uko baza kutureba, cyangwa se ibyo bakwikorera bo ubwabo. Uyu watubwiye ko wabasha kubona icyo kimera, tukurangira ibindi wagihuza nacyo wowe ubwawe ukivura. Turakubwira tuti bikore gutya, urabitunganya gutya, wivure. Urumva ko tuba tuguhaye umuti w'uburambe, uzivura wowe ndetse ukavura n'abandi. Tuba tukuvuriye rimwe, nicyo twaziye, nicyo cyatumye dukora ino channel, kugira ngo dufashe abantu babandi bicara bababeshya ngo twabavuye, ngo twagize ute, ngo niba wivuje rimwe ngo ubwo byarangiye. Oya, twebwe uko tubikora tukubwira uko urabigenza ukivura wowe ubwawe, igihe ubashije kuba wabona ibyo bimera tuba twakubwiye. Iyo utabashije kubibona uratugana tukaguhereza umuti. Ntabwo umuti wacu uhenda. Iyo tuvura nababwiye ko tudakoresha ibindi bintu bidasanzwe, dukoresha ibyaremwe n'Imana. Kariyo mpamvu babwira ati ikintu gishobora gutuma umugabo, reka izo mpamvu nazo nzigarukeho, ni impamvu zigeze muri 5 zishobora gutuma umugabo atagira imbaraga mu buriri, atabasha gutunganya ibyo abashakanye. Impamvu ya mbere ishobora kuba ari stress mu mutwe wawe udatuje, ufite ibibazo byinshi. Icyo gihe nta kintu wabasha gukora pe. Niyo waba ukwiyandayanda usanga utarageza aho byagakwiye, usanga uri amasegonda 2, 3, kubera yuko mu mutwe wawe ntago utuje. Banza wumve utuje, mu mutwe wawe hameze neza, hatekereza neza, icyo gihe ibintu biratungana. Ariko igihe ufite ibibazo ntago byatungana. Niyo mpamvu tubabwira ngo banza umenye impamvu igutera kutabasha kubahiriza inshingano. Niyo mpamvu twebwe umuntu dusanze turamuganiza, tukumva ikibazo afite, tukamugira inama y'icyo yakora. Iyo dusanze ari imiti turayiguha, iyo dusanze ari ukugira inama y'ibibazo ufite cyangwa se y'ibyo udatunganya neza tukakubwira. Iyo ni impamvu ya mbere. Impamvu ya kabiri ishobora guterwa n'indwara zo mu myanya y'indangagitsina, zo mu myanya y'imyibarukiro. Ugasanga swate warwaye indwara zo mu gitsina, uzivuza nabi, warwaye infection uzivuza nabi. Ubwo muri infection hazamo indwara nyinshi zibishamikiyeho, ntabwo twazirondora kano kanya. Harimo z'imitezi, za mburugu, za trichomonase. Izo ndwara zose zishobora kugutera kubura ubushake, yaba umugore yaba umugabo, byose byagutera kubura ubushake. Aho ngaho rero nabyo turabyumva, tukakugira inama y'icyo wakora. Hari igihe dusanga tukubwira ati
banza ujye kwivuza iyi ndwara, ujye kwa muganga bakuvure, bagukurikirane, ubundi baguhe umuti urebe kudakira. Iyo ni impamvu ya kabiri. Impamvu ya gatatu ishobora kuba ari amarozi. Bashobora kukuroga gute rero? Ushobora kurogwa mu buryo butatu. Uburyo bwa mbere, ushobora kuba warakundanye n'umuntu mukajya muhura mugakora sex, ariko byagera nyuma mugashwana. Mwashwana rero akagufatira, icyo bita kugufata, akagufatira ibintu bikanga burundu, ukumva ufite ubushake mu mutwe, ariko ugasanga ntago hasi, ugasanga nta mbaraga, ugasanga kirabishaka ariko nta mbaraga, nta murego. Icyo gihe rero bigusaba nabwo kuza tukaganira tukamenya impamvu. Impamvu ya kane nanone y'amarozi, bashobora kukuroga nanone ukaba ufite warajyanye n'umuntu ikibazo runaka, yarangiza agatwara bimwe mu masohoro yawe, cyangwa se ikindi kintu akuye ku mubiri wawe, ariko hafi y'imyanya myibarukiro cyangwa imyanya ndanga ya sex, hafi ya sex. Icyo gihe rero nabwo turabyumva, tukakumenya icyo ari cyo, tukaguha umuti dukurikije ibyo watubwiye. Ntago turi abapfumu ngo turibwira indwara warwaye, ngo turibwira ibyaguteye, ngo turibwira twebwe tuganira nawe, ibyo utubwiye nibyo bituma tumenya ngo ufite uburwayi bumeze gute. Ntago dukoresha ibintu by'ubupfumu n'icyo, oya, dukoresha ibyaremwe n'Imana, iby'Imana yashyizeho, kuko ibimera yabihaye ububasha bwo kubasha gufasha abantu. Icya gatanu rero ari nacyo kijya kuba icya nyuma, ushobora gusanga ukunda kwikinisha. Kwikinisha rero nayo ni indi ndwara iteye ubwoba. Iriya ndwara yo kwikinisha, iyo ubikoze kenshi biragenda bikangiza ubwonko, byakwangiza ubwonko bigatuma utabasha gukora igihe kirekire. Ugasanga urakora umunota umwe, amasegonda 30, 40, 50, ugasanga ntago ubasha kugeza ku gihe cyabugenewe cyahariwe umugabo, kubera ko kwikinisha. Icyo gihe rero nabyo turaganira nawe, tukakugira inama, ukatubwira ikibazo wahuye nacyo. Icyo gihe rero umaze kutubwira ikibazo wahuye nacyo, nibwo tugufasha kumenya ngo ndabigenza nte, ndanywa umuti umeze gute, ndanywa uwuhe muti, ese ni umuti w'amarozi, ni umuti uko nikinishije, ni umuti uko bamfatiriye, ni umuti uko narwaye indwara zimeze gutya, ni uwuhe muti. Icyo gihe duhita tumenya icyo ugomba gukora. Niyo mpamvu iyo tubwira abantu ibigendanye no kwivuza, usanga abantu benshi bavuga ati ni iby'ubwesikoro. Yego, turabyemera ko habaye abesikoro benshi barabeshye, twari dusanzwe tunavura. Iyi cano nibwo turi kuyikora kugira ngo tumenyeshe abantu ibyo dukora, dufashe abantu kubakura mu bibazo bafite. Abajura bakomeje kubabeshya, ugasanga umunsi ku munsi arakubwira ati ngwino dufite imiti turaguvura. Oya, twebwe niyo mpamvu tukubwira ngo iyo umenye inkuru nk'iyi uyisangiza abandi bagenzi bawe, kuko hari mugenzi wawe ufite iki kibazo ariko watinye kukivuga. Ariko numuhereza iyi nkuru ukamukorera share, ukabimwoherereza nawe akabyumva, akabireba, akatwandikira kuri WhatsApp kuri nimero ubona hasi, cyangwa se ukaduhamagara. Icyo gihe ubu dufashije kwagura uyu murongo. Ariko nanone nawe niba uyibonye, icyo ukora cya mbere kugira ngo ujye ubona inkuru zacu zigiye hako kanya, ni ugukora subscribe, ugakora kuri kariya kazogera, ukabona ugakora ahantu handitse hari akanyenye akazogera, nanone ukaburangije gukora subscribe, warangiza ugakora like. Bimaze gukora like ugakora na share, bituma buri gihe uko dushyizeho inkuru ubu wa mbere mu kuyibona. Bivuze ngo rero icyo dufasha twebwe ni ukugira ngo abantu bose bamenye ibihari, bivuze, be gukomeza kujya mu bajura babiba, baze tubavure bakire, be kujya gukomeza ku bantu bababeshya, bababwira ngo ni amarozi, bababwira ngo ni ibiki n'ibiki, kandi ugasanga ari kukuvura nawe ibyo atazi, ari gupfa kuguhereza ibiti byo kukwangiza. Twebwe turangiza tukaganira nawe, tukakubwira sangiza bagenzi bawe, sangiza bakuru bawe, barumuna bawe, inshuti zawe,
babandi musangira agacupa, usanga n'igihe atinya kukubwira ati umugore yarananiye, umugore ibiki n'ibiki aranca inyuma, kandi umugore ari kubikora kubera ko nawe ubwawe ntacyo umumarira mu rugo. Niba uhagera ukaryama, ejo ukaryama, ubundi ukaryama, yagukora ati reka reka, wanagerageza kweguka ugasanga ni isegonda rimwe, icyo gihe nawe ararambirwa. Icyo gihe mubiganireho, umubwire uti reba n'aka kantu, umva n'iyi nkuru y'umuntu yaduhaye, umva n'iyi nkuru yo kuri iyi channel, ukore subscribe, ukore share, nawe umuhereze akurikirana iyi nkuru. Iyo ukora share rero unamusaba gukora subscribe, ukanda kuri kariya kazogera ubona hirya, warangiza ukamanuka ukongera ukagakoraho kuri all, ukaba umaze gukora subscribe. Icyo gihe inkuru yose dushyizeho uyibona mu ba mbere. Niyo mpamvu tubasaba mwese gukurikirana neza iyi channel umunsi ku munsi, kugira ngo dukomeze dufashanye. Burya iyo muganira n'umuntu mwicarana umunsi ku munsi akakubwira ikibazo, agasanga ahubwo wowe wamenye ibanga ntiwigeze urimubwira, ntabwo icyo gihe agufata nk'inshuti. Niyo mpamvu rero bene data nkomeza kubashishikariza gukwirakwiza iyi nkuru, uhereza mugenzi wawe, umwibutsa gukora subscribe, agakora like. Waba ufite ikibazo ukatwandikira muri comment, wandika muri comment ukatubwira ati ufite ikibazo iki n'iki, none bimeze bite, cyangwa se ukaduhamagara kuri iyo nimero ubona hasi aho ngaho, cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp, iyo nimero kuri WhatsApp, ukatubwira ukadusobanurira neza, nta kibazo. Ni karibu rero dukomeze dufashanye twese, mukomeze mugire amahoro y'Imana. Murakoze.